ntabwo asitere imana umwami ajya kumutunga inkoni ari uko yabonaga arese yabonaga ari igikobwa cyiza cyisiga amavuta ahenze gifite imisatsi ijya hehe. imana yacu ishimwe cyane. mwese niba umugabo abona ufite amabinga imana yo mu ijuru ikaba ari kwitabara yo atayibona idafite amabinga yirabona ufite agafu. fata biriya nkwereke rero nanjye mubwira hano ntabwo umwanya wicayemo ari wakaguye kuba wicayemo, ntabwo ahantu uhagaze ari wakombye kuba uhagaze. nanjye akazi ufite ntabwo ariko ugomba kuba ufite mu izina ryawe, hari indi nshaka. ahantu wicaye ntuwitimaze ngo wumve ngo uratuje, ntabwo ngaho ari ukwiye kuba wicaye, ntabwo intebe wicaramo ari ukwiye kuba wicayemo. itangiriro kureba ahantu wakagombye kukura. igice cya mbere umurongo wa 26 cyambere umurongo wa 26 itangiriro igice cya n'iki cya kimwe umurongo wa 26. imana yavuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikuruka hasi cyose. imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko baremwe. imana yacu ishimwe cyane. wari waburana se umunsi nagira ngo nkwereke ko ugomba kuburana? wari wasenga se umunsi nagira ngo nkwereke ko ugomba gusenga? hari impamvu igomba kuguha gusenga. imana iravuga ati tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, atware buri kiri ku isi cyose. none no mu rugo rwawe nta buyobozi ugifite, nta jambo ugifite, usibe no mu mudugudu n'iwawe. icyakakubeshaga umugabo cyaragiye, kandi yakuramye uyobore, ube umutware, ube umuyobozi, uyobore ibintu byose byo muri Edeni. yakuremanye ubutware. nkiri mu buzima bwanjye niberagamo banyitaga imbwa, narankasaba koko ndi imbwa. ntariya nkizwa bavuga ngo turasa n'ingegera, n'iryo kurasanga ndi ingegera koko. nerese utari ingegera, niba ugomba kugura umwenda ukawukuramo uko ujugunya wongera wambara undi utawumesa nturi ingegera. none se niba umugore ashaka kumara umwaka umwe ibiri nta gitenye ntaki, uri umugabo kise kuko ibyo avuga ari ukuri. hari igihe abantu bavuga ukarakara, ariko byanga by'ukuri wirakazwa n'iryo jambo, rakazwa n'icyatumye uba icyo. ejo bundi ahangaha hari abatware twabwanira, naterese umukobwa araseka, ava hasi aseka, ajya hejuru aseka, agira ngo uramutera imitwe mukumva araseka, kabataka akagabo kamarira iki yewe nkagira ngo nabibona nzi ngo namwemeye. uko avuga umukobwa araseka, uko avuga aratwenga, none abadesha ndaguteye tu ndakwemeye, kumva araseka ubona ko ntacyo namura ndakabwa ndakasukuguri.
njye ngishima ko yasetse ngo namweme ngo mbega ijanje gutera imitomo yahiye yasekaga yibaza uyu ni muntu ki yarabone yamarira iki umwanya urimo ntabwo ari w'Imana yakwemye ngo ubemo ahubwo waranyazwe harabye ngo turabura n'imbago z'abasokuruza twamaze kumenya neza aho zari zishinze ntigishobora gukomeza gushingurwa tureba abo bari bari mu iyerekwa ese wari wamenya ahantu imbago zawe ziri uzishinguze mu izina rya Yesu burana umwanya mo ntabwo ari ugomba kubamo Imana yacu ishimwe cyane Imana yakuremye ngo ikuremanye ubutwari turema umuntu mu ishusho yacu ase natwe ayobore buri kintu cyose kiri ku isi none usibye no tutagiye no muri karitsiye no mu rugo rwa barakunaniye kubagiza nko muri ndemo ngo iraje bigenze neza iraje bigenze neza rero iraje bigenze neza rero iraje bigenze neza iraje bigenze neza rero iraje bigenze neza iraje bigenze neza iraje bigenze neza iraje bigenze neza rero iraje bigenze neza iraje bigenze neza rero iraje bigenze neza iraje bigenze neza iraje bikore neza iraje bigenze neza iraje birwanye bose iraje bigenze neza 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 amezi amaze kuba 3 iraje bigenze neza nyuma